ntacyo bitwaye ko yaba ari mwiza cyangwa ko yaba agoye kose, ntacyo bitwaye icyo ari cyo cyose. Yakuragije umukobwa, kandi nta mpamvu zo kwikunda watanga zatangiza icyo gikuraho. Yaguhaye umukobwa, yakuragije umukobwa we, kandi Imana yiteze ko uzakora icyo yagutegetse ugikorera umukobwa, kandi no kwitangira ubuzima bwawe kubwe. Ariko hari ikintu nshaka ko umusobanukirwa. Muzi ibintu byo gutereta bavuga ko uzabona uwo mufuje? Reka mbabwire ko ibyo atari ubushake bw'Imana. Kubera iki? Kubera ko mu ishusho ngari ntabwo ari ubushake bw'Imana kuguha uwo muhuje. Noneho murishimye ku by'urushako rwanyu, sibyo? Muravuze uti wawu, iri ni ihishurirwa. Igihe cyose nari nzi ko ntabwo ari ubushake bw'Imana. Mu ishusho ngari Imana izaguha uwo mubana ufite imbaraga ku buryo utazageragezwa ikirenze icyo ushoboye kwihanganira. Ariko kandi Imana yaguhaye umufasha uteye ukuntu afite intege nke ahantu henshi wifuzaga ko yaba akomeye. Tekereza iki? Imana by'umwihariko yaguhaye umugore ufite intege nke kandi ubura ahantu henshi wumvaga ariho ushaka cyane ko ataba afite intege nke cyangwa ngo ababura. Sinzi ibyanyu, ariko ni gukomeza. Kuki yakoze ibi? Kugira ngo abahindure mu ishusho ya Kristo. Iyo tuvuze ishusho ya Kristo, iyo tuvuze Kristo, ni iyihe mico ye ihita iza mu mutwe wawe? Ni iyihe turirimba? Ntabwo turirimba buri gihe uburakari bwa Kristo, nubwo nawe yagira uburakari bw'umwana w'intama. Ntabwo aribyo turirimba. Turirimba urukundo rwe rutagira ikigombero, ubuntu bwe, imbabazi ze n'ubuntu bwe. Ibyo ni byo bintu duhora turirimba. Ibyo byose nibyo bihita bijya ahagaragara. Nuko rero kumera nka Kristo ntabwo bivuga ko ugaragaza imico nawe agaragaza cyane. Reka mbabaze ikibazo. Ni gute wakwiga urukundo rutagira ikigombero nimba warashyingiranywe n'umugore wujuje ibyo ushaka byose? Nimba warashyingiranywe n'umuntu wujuje ibyo ushaka byose mu narige yawe, waziga se urukundo rutagira ikigombero? Nimba warashyingiranywe n'umuntu wujuje rwose byose, waziga imbabazi? Waziga ubuntu se? Oya. Ntiwumva se? Nturora? Ubuhanga bw'Imana ni bunini kurusha ubwacu. Ikibazo twe dufite kwibaza ni ukwibaza ngo urashaka iki? Urashaka iki Imana ishaka? Ari cyo kugira ngo use nka Kristo, cyangwa urashaka ibyo umugabo w'isi ashaka? Umugore muremure uhembwa imishahara y'amazina 6, ushaka iki mu mamiliyoni? Umusore w'umugore uri aho? Nimba umutima wawe ushaka kumera nka Kristo, nuko ibi bintu rero isi kubwira ngo urushaka kuba atari rwo kubera ko mudahuje. Ntabwo muhuje, ntabwo muhura. Ubumuntu bw'umugore wawe butandukanye n'ubwawe. Umugore wawe ashobora kuba agoye nk'uko nawe ugoye. Ubaze ikibazo uti mbese urushako rwanjye ni ubushake bw'Imana? Mbese naba naraguye mu bintu ntazi? Ibyo Imana yaguhaye ni rwo rushako rwiza. Nimba utekereza rero ko wahombye, warumbije, ahari n'umugore wawe nawe yaba ameze gutya. Ariko icyo ushaka ko mubona ni iki? Ibi bintu ni Imana yabikoze, izi neza ibyo ukeneye kugira ngo use nawe. Rero sinkunda kuvuga muri ubu buryo kubera ko bisa nkaho
bisa nkaho Imana yaduhaye abagore bafite ibibazo. Iyo mba ndi kwigisha n'abagore nari kuvuga nk'ibi, sibyo? Nawe yawuhawe umugabo ukomeye ahantu yakabaye akomeye koko, kugira ngo atazageragezwa ibyo arenze kwikorera. Ariko nanone Imana yamuhaye umugabo kugira ngo azige urukundo rwa Kristo. Ibi bintu ni byiza kuko bitwereka ko urukundo, uko urushako rwacu bitanga ubusobanuro, atari kuri ubwo igihe tumeze neza, ahubwo n'igihe tumeze turi kugongana, dufite ibibazo, maze twumva hari ibintu byinshi bitasobanutse. Ntabwo ariko buri gihe bihora ari icyuma gityaza ikindi. Kandi Imana itwereka kutikunda ko mu mutima wayo, kandi ihamagarira umuntu kwihana. Kandi iyo duhanganye n'abagore bacu, igihe dufitanye ikibazo n'umugore Imana yaduhaye, ntabwo tuba dufitanye ikibazo n'uwo mukobwa wayo, tuba dufitanye ikibazo n'Imana. Ukavuga uti, ni nko kuvuga uti ntabwo nkunze icyo wakoze, sibyo? Urabona urushako impamvu yarwo, iyo umenye impamvu birushaho gukomera. Ni umuhamagaro. None reka rero bivuga gutya, abasore bajya baza bakavuga bati ndi mu rukundo n'uyu mukobwa, nshaka gushyingiranwa nawe, mbwira nanjye nkamubaza, maze akambwira ati nkunda kuba ndi iruhande rwe, ni mwiza, maze tukivuganira, iyo turi kumwe mba numva ameze neza, none nshaka gushyingiranwa nawe. Maze buri gihe ngavugane, noneho reka nkubwire nimba ndi kugusobanukirwa ibyo uvuga. Ushaka gushyingiranwa n'uyu mugore kubera ko ahuje n'iby'inarijye yawe yose ishaka. Maze agahita ahakana ati hoya, ntabwo ari byo mvuga. Ibyo ngibyo nibyo uvuga koko. Ushaka gushyingiranwa nawe kuko ari mwiza, none niba atari mwiza, nihagira umuntu umurusha ubwiza, kandi bazaza. Uravuga uti mushobora kuvugana, none bizagenda gute igihe muzaba mudashobora kuvugana? Maze uti hakaza undi mushobora kuvugana kurusha umugore wawe, wumva umeze neza iruhande rwe, none bizagenda gute n'umva utari iruhande rwe? Izo ngizo ntabwo arizo shingiro ry'urushako. Urushingiro ni uko Imana yaduhamagariye kugira ngo dutange ubugingo bwacu kubw'umukobwa. Dufite ibi bitekerezo bivuga ko ari ugushahaza inarijye y'ibyo dushaka, maze tukamara iminsi yacu yose dushakisha uhuje n'ibyo twifuza. Ariko ni ukwitanga ku bushake bw'Imana, kandi muri ibyo tubona umunezero. Nanone ni ukuvumbura ko iri ari ishingiro ry'urushako. Ntabwo ndi kubabwira ko urushako rwose ariko ntabwo urushako ari icyuma gityaza ikindi. Wuzuzwa n'umwuka w'Imana, muzagira ibihe binejeje wowe n'umugore wawe. Uzamenya ko ari impano itangaje yavuye ku Mana. Ariko ikintu nshaka gusindagira ni uko ishingiro y'umuryango ni umuhamagaro n'impamvu yayo. Nimba ari mwiza, Imana ishimwe. Nimba agize impanuka akaba deforume, naho n'ubundi uri bujye, ahubwo noneho uzaba ufite inshingano ziruseho kuko agukeneye biruseho. Niba noneho akoroheye ari umuntu woroshye, Imana ishimwe. Ariko nimba atari ko biri, Imana nabwo ishimwe, niyo umugambi wayo. Byose ni ukugira ngo duhinduke mu ishusho ya Kristo. Kandi Kristo yari iki? Yari ukorera abandi, yari igisonga cy'Imana. Rero impamvu ni ukugira ngo umugabo abeho imibereho y'ibyo mu ijuru, kugira ngo Imana izahabwe icyubahiro muri ibyo. None bitangirira he? Ntabwo bitangirira mu matsinda y'ibyobokamana, ntabwo bitangira mu materaniro. Nimba warashyingiriwe, bitangirana nawe n'umugore wawe.